Tubayeho mu gihe kidasanzwe gisoza amateka y'isi, aho urugamba ruheruka rw'intambara ikomeye rugiye gutangira. Intambara imaze hafi imyaka 6,000 irwanirwa kuri uno mubumbe dutuye. Ntabwo ari ikibazo gishingiye kuri politike, ndetse nta nubwo ari ikibazo gishingiye ku bukungu, nta nubwo ari ikibazo gishingiye ku bisasu bya kirimbuzi, ahubwo ni ikibazo gishingiye kuwo umuntu aramya. Ni ikibazo kiri hagati y'ingabo z'abaramya Imana umuremyi w'ijuru n'isi, ndetse n'ingabo z'abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo. Ugomba guhitamo umwami uzakorera muri icyo gihe, kuko guhitamo kurimo kurakorwa kino gihe turimo. Abaramya Imana umuremyi w'ijuru n'isi bazahura n'akarengane gakomeye, ariko bahabwe ubugingo bw'iteka. Nyamara abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo bazahura n'ibyago 7 biheruka, ndetse no kurimbuka kw'iteka ryose. Twebweho ntabwo dufite gusubira inyuma ngo tuzarimbuke, ahubwo dufite kwizera ngo tuzakize ubugingo bwacu. Amahitamo ni ayawe uyu munsi. Itegure neza kugira ngo uzabashe guhagarara mu ruhande ruzima. Muraho neza nshuti bavandimwe, abo dusangiye amakuba n'ibyago muri Yesu Kristo, nk'uko tuzasangira umunezero niba dukomeza ibyo twizera tukabyatura kugeza ku mperuka. Ndabasuje kandi mbaye ikaze muri iki cyigisho, aho twiga ubuhanuzi bwa Bibiliya kandi tukaburebera mu mucyo waho igihe kigeze. Intumwa y'Imana Mariko aravuga ngo, kuko ari nta cyapfuriswe kitazagaragara cyangwa icyahishwe kitazamenyekana. Ufite amatwi yumva niyumve. Hari impamvu ituma dukwiye kumva ndetse no gutanga umuburo w'ijambo ry'Imana, by'umwihariko nk'abiga ubuhanuzi bwa Bibiliya, kuko tuzi neza ko ikibazo giheruka muri isi yacu, ikibazo kigiye kugabanyamo isi mu migabane 2, ari ikibazo gishingiye ku kuramya. Umuhanuzi atuburira muri aya magambo kugira ngo twitegure icyo gihe gikomeye kigiye kuza. Akavuga ngo, abazaba barabaye bigishwa b'ibyanditswe byera gusa kandi batajenjetse, bakakira urukundo rw'ukuri rw'Imana mu mitima yabo, bazarokoka icyo gishuko gikomeye kizigarurira isi yose. Mbese aha abantu b'Imana bashinze imizi batajegajega mu ijambo ryayo, kugira ngo batazagendera ku ntekerezo zabo bwite. Dukeneye kuba dushinze imizi mu ijambo ry'Imana, kandi kwizera kwacu gukomezwa no gusenga ubudasiba, kugira ngo tudatwarwa n'imiraba y'imyigishirize yose idahuje n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, Bibiliya n'umwuka buhanuzi. Mu myaka igiye gusaga 6,000 gusa, intambara y'umwanzi arwanya ubwoko bw'Imana yakomeje kugenda yiyongera cyane, kandi igiye kurangira bidatinze. Umuhanuzi Yohana atubwira uko bizaba bimeze ku iherezo ry'ibihe mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 12 umurongo wa 17, ahavuga ngo, ikiyoka kirakarira wa mugore cyane, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Umugore mu buhanuzi bwa Bibiliya asobanura itorero, nk'uko intumwa Pawulo avuga ati, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ibyo ni ubwiru bukomeye cyane, ariko ibyo mvuga byerekeye kuri Kristo n'itorero. Nubwo intambara iri hagati ya Kristo na Satani, ariko aho yigaragariza cyane ni mu bayoboke ba buri mwami, ndetse aho ngaho niho guhangana kubera. Ijambo ry'Imana ryonyine niryo rigomba kuba igipimo cyacu cyo kumenya ukuri ndetse n'ikinyoma, kugira ngo tutazabasha kugendera mu mitego ya Satani. Yesu Kristo nawe avuga ko iyo ntambara idateze guhagarara mu gihe cyose ikibi kiriho. Niyo mpamvu avuga ati, mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Nubwo ubutumwa bwa Yesu Kristo ari ubutumwa bw'amahoro ndetse n'urukundo ku bashaka kumenya no kugenda mu byo Imana ishaka, nyamara ni inkota ityaye ku ruhande rw'abadakunda ukuri kw'ijambo ry'Imana, bakaba badashaka no kurigenderamo. Ndifuza ko dufata uyu mwanya tukareba ku ngingo ijyanye n'umudendezo w'idini, ingingo yateje impaka zitari nkeya kugeza na magingo yangaya. Ariko ndabanza kuvuga ko ntagambiriye kwibasira abantu runaka, ahubwo ndababwira impamvu ituma mvuga. Mbese ni impamvu ituma mvuga?
nk'abemera bira n'umwuka w'abahanuzi tuzi neza ko ukwizera kwacu kudashingiye ku kintu icyo ari cyo cyose ahubwo gushingiye ku mahame twizera. Nk'uko byari mu gihe cya kera rero cyo gutangira kuba Protestant, igihe cyose habaga habayeho impinduka zijyanye no gukuraho amahame y'ishingiro y'ijambo ry'Imana, hahitaga haboneka imigabane ibiri, abemera impinduka zikozwe ndetse n'abatazemera. Kandi nk'uko byari biri mu gihe cya kera, ikibazo igihe cyose kivuka igihe impinduka zakozwe kandi zidahuje n'ijambo ry'Imana zigaragajwe ndetse zigacyahirwa ku mugaragaro. Dusoma aya magambo mu gitabo cy'intambara ikomeye avuga ngo nyamara umucyo n'umwijima ntibishobora kumvikana, hagati y'ukuri n'ikinyoma hari intambara idashobora guhagarikwa. Gukomera kuri kimwe no kugishyigikira ni ugushotora ikindi no kugisenya. Umukiza wacu ubwe yaravuze ati, mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi, sinaje kuzana amahoro ahubwo naje kuzana inkota. Nk'uko Yesu yavuze ko abanzi b'umuntu bazaba abo mu rugo rwe, ndetse n'umwa Pawulo akaburira abavandimwe be ko igihe yari kumara kuvaho hari kuzinjira abavuga ibigoramye mu itorero, abigisha b'ibinyoma, niko no muri iki gihe giheruka twahawe umuburo ukomeye ko hari bamwe bazasenya amahame yo kwizera kwacu. Ellen White abivuga atya, abanzi bo muri twe nibo bo gutinywa cyane kuruta abo hanze. Inkomyi zirwanya imbaraga no gutsinda zituruka mu itorero nizo zikomeye kuruta iziva mu isi. None se ni kangahe mu bavuga ko barwanirira ukuri aribo babaye inkomyi y'amajyambere yako mu kubiba kutizera, bavuga ibyo gushidikanya, bakishimira mu mwijima, baba bararitse abamarayika b'umubi bafunguriye inzira uburiganya bwa Satani. Ubu Protestant nyakuri ntabwo bushingiye ku kwerekana gusa ko ubupapa ari bwo bwahinduye amategeko y'Imana cyangwa ko ingengamikorere yabwo idahuje na Bibiliya n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ahubwo Protestant nyakuri bwo kugarura abantu ku mahame y'ijambo ry'Imana bushingiye ku kugaragaza abarwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana nyamara bitwikira umwambaro w'itorero. Nk'uko Ellen White abivuze, abanzi bakomeye b'itorero rifite ni abaririmo imbere, ntabwo ari ubupapa buri hariya i Roma, ahubwo ni abarwanya itorero imbere. Gahunda y'umudendezo w'idini ntabwo ari igikorwa kiri mu itorero ry'Abadiventisi umunsi wa karindwi gusa, ahubwo ni gahunda ishyigikiwe n'isi yose. Mbere y'uko twimbika tureba icyo uyu mudendezo w'idini uhatse, reka tubanze turebe bamwe mu bakinnyi b'ibanze bari muri iyi gahunda y'umudendezo w'idini, aho abo bantu bose bafite intera imwe ivuga ngo duteze imbere umudendezo w'idini. Kandi ibi biraza kudufasha kumva neza icyo uyu mudendezo w'idini mu by'ukuri ugambiriye. Umukinnyi wa mbere w'ibanze ushyigikiye iyi gahunda y'umudendezo w'idini ni ubupapa bw'i Roma. Iyi ni video yatambutse kuri televiziyo imwe yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yitwa CBS News, aho bari barimo baravuga kuri Papa Francis avuga ku mudendezo w'idini. Francis made a plea for religious freedom. It was imperative, he said. Birakenewe cyane ko abizera b'amatorero yose bagomba guhaguruka bagaharanira amahoro no kwihanganirana, kandi bakubaha umudendezo w'idini wa buri yobokamana ryose. Iki kandi ni ikinyamakuru cyitwa Crux cya Kiliziya Gatolika i Roma, ku ruzinduko cyanditseho rw'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoreye i Vatikani, cyaravuze ngo US Secretary of State says Catholic Church has a central role in the fight for religious freedom. Bivuze ngo umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo yavuze ko Kiliziya Gatolika ifite uruhare shingiro cyangwa se ifite uruhare rw'ibanze mu kurengera umudendezo w'idini. Bigaragaza ko umuntu ufite uruhare rw'ibanze mu kurengera umudendezo w'idini nk'uko Kiliziya Gatolika bivuze muri kino kinyamakuru cyabo ni ubupapa. Ndasaba ko dusengera kandi tugafatanya cyane mu kwita ku bantu bose babangamirwa kubwo kutarengerwa k'umudendezo w'idini wabo. Commitment to recognize and concretely to ensure religious liberty. Kandi nkasabira isi yose kongera kwita ku kibazo cy'umudendezo w'idini, kuko ari uburenganzira butavuguruzwa bwa buri muntu wese. Uyu ni umuhamagaro ukwiye gukwirakwizwa mu isi yose ndetse no mu gice cyose cyo ku isi. Nubwo tubona mu bigaragara ko Vatikani ishyigikiye iyi gahunda yitwa umudendezo w'idini, nyamara ijambo ry'Imana rivuga ko ubu ari ubwambi burwanya Imana ndetse bwaranzwe no kurenganya ubwoko bw'Imana mu mateka yabwo yose. Ibyahishuwe igice cya 17:6 turavuga ngo mbona ko uwo mugore asinze amaraso y'abera n'amaraso y'abahowe Yesu. Umurongo wa 18 w'icyo gice ugaragaza neza uyu mugore uvugwa ahangaha uwo ari we. Ahavuga ngo wa mugore wabonye niwe wa mudugudu ukomeye utegeka abami bo mu isi. Nta wundi mudugudu uvugwa hano rero ni ubupapa bw'i Roma. None ko tubona ubupapa bw'i Roma bushyigikiye umudendezo w'idini, mbese no kwera ko Roma yahindutse? Oya, ntabwo Roma igihinduka, kandi iryo ni ihame rigenga ubu bwami. Ndetse n'umwuka w'abahanuzi ubwawo utwereka neza ko ubupapa budashobora guhinduka, ahubwo burimo buritegura intambara iheruka yo kurwanya ubwoko bw'Imana.
Amagambo dusanga mu rwibutso n'integuza aravuga ngo kuko Roma itajya ihinduka na rimwe ihamya ko itibeshya. Niba ubupapa bw'i Roma budahinduka rero na rimwe, kandi ubuhanuzi bukatubwira ko ubwo bwami bugiye kurenganya abera bisumba byose mu gihe kiri imbere, hari impamvu ituma bashyigikira umudendezo w'idini. Umukinnyi wa kabiri w'ibanze uri muri gahunda y'umudendezo w'idini ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka dukurikirane aya magambo ya Donald Trump avuga ko ubuyobozi bwa Amerika bushyigikiye umudendezo w'idini. My administration is also defending religious liberty. Ubuyobozi bwanjye kandi bushyigikiye gahunda y'umudendezo w'idini, aho ngaho hakubiyemo n'uburenganzira bwacu bwo gusengera mu bigo bya leta. In America, we don't punish prayer. Muri Amerika ntabwo duhana abanyamasengesho, ntabwo dushyira hasi ibimenyetso by'imisaraba, ntabwo dutwika ibimenyetso by'iyobokamana, ntabwo tubangamira abapasiteri n'abigisha. Muri Amerika twishimira iyobokamana ryose, twishimira buri torero, tuzamura amajwi yacu mu masengesho kandi tugahanga amaso ubwiza bw'Imana. Ndetse n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo mu ruzinduko aherutse kugirira i Vatikani yasabye Papa gufatanya na Amerika mu gushyigikira gahunda y'umudendezo w'idini. Kurikirana aya magambo ya Mike Pompeo yavuze ubwo yari ari i Vatikani. More than 80% of mankind. Abarenga 80% by'abatuye isi batuye mu bice aho umudendezo w'idini wabo ubangamiwe, ahandi ukaba warakuweho burundu. Abarenga miliyoni 71 ku isi yose bahindutse impunzi ku bw'iki kibazo. Ariko ikintu cy'ingenzi cyane ngira ngo mvuge ni uko ngira ngo mbabwire ko twafatanyije na Vatikani mu gushyigikira umudendezo w'idini, kandi dukoze amasezerano mpuzamahanga yo kurengera umudendezo w'idini wa buri muntu wese. Turashaka ko aya masezerano ahinduka ayibanze kandi agize igihugu cyose cyo ku isi kugira ngo twite ku mudendezo w'idini. Turasaba Papa Francis gufatanya natwe, turasaba abakuru b'ibihugu byose gufatanya natwe uko byagenda kose kugira ngo aya masezerano ahinduke akomeye cyane ku isi yose, ahamagarira abantu kwita ku mudendezo w'idini wa buri muntu wese no gusenga Imana mu buryo ashakamo. Tumenye nanone ko Bibiliya ivuga ko ubu bwami bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribwo buzatera isi yose kuramya ubupapa hamwe no kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa, ari ryo tegeko ry'agahato ry'umunsi w'icyumweru, ndetse no kurenganya abatazemera inyigisho zipfuye z'ubu bwami bwombi. Mu Byahishuwe 13 umurongo wa 12 no 16 Imana yerekanye neza ko ubu bwami bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika buzagira uruhare rukomeye mu kwambura abantu umudendezo w'idini muri no minsi turimo y'imperuka. Itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo, ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe. Bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ubwami buzakoresha agahato mu guhatira abantu kumvira inyigisho zipfuye z'ubupapa. Umurongo wa 16 turavuga ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abo umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa mu ruhanga, kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa kugurisha keretse afite ikimenyetso cyangwa izina rya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo. Nubwo rero ubu bwami tubona ko busa n'ubushyigikiye icyo twita umudendezo w'idini, ariko Bibiliya ivuga ko ari ubwami bugiye gukoresha agahato mu gihe gito kidatinze. Umuhanuzikazi Ellen White nawe avuga iby'ubu bwami bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri aya magambo avuga ngo amaherezo hazatangwa itegeko teka rirwanya abitondera isabato y'itegeko rya 4, kandi bazafatwa nk'abakwiriye guhabwa igihano gikomeye, kandi nyuma y'igihe runaka rubanda bazahabwa umudendezo wo kubica. Ubupapa bwo mu isi ya kera mu Burayi hamwe n'ubuprotestante bwahakanye bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu isi nshya bazitwara kimwe mu kurwanya abitondera amategeko yose y'Imana. Ubwo nibwo ubwoko bw'Imana buzajugunywa mu mibabaro ikomeye n'akaga ako umuhanuzi yagereranyije n'igihe cy'umubabaro wa Yakobo. Nyamara mu bigaragara turabona ko ubu bwami bwombi bushyize imbere gahunda yitwa umudendezo w'idini. Kuko tuzi ko rero ijambo ry'Imana ibyo ryavuze ritabeshya, hari impamvu ituma ubu bwami bwombi buri guteza imbere iyi gahunda yitwa umudendezo w'idini. Undi mukinnyi wa gatatu w'ibanze tubona muri gahunda y'umudendezo w'idini ni umuryango w'abibumbye, The United Nations, uwo Bibiliya yita abami bo mu isi. Kurikirana aya magambo ya Antonio Guterres, umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye ari nawe wokuriye ku isi yose muri kino gihe. Ndashaka gutangira nshimira Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubwo gushyira imbere ikibazo cy'umudendezo w'idini, akakigira ikibazo kigomba kwitabwaho ku isi yose. Amategeko avuga ko nta muntu n'umwe ugomba gushyirwa hejuru cyane cyangwa kurenganwa kubwo gukurikira imyizerere y'iyobokamana yemera.
Earlier this year, His Holiness Pope Francis, along with the Ry'Imana of Al-Azhar, mu ntangiriro z'uyu mwaka nyiricyubahiro Papa Francis ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'Abisilamu Grand Imam Al-Tayeb basinyanye amasezerano y'icyubahiro cyinshi kandi agakwiye kuba igihamya kuri buri muntu wese yo kwita ku mudendezo w'idini wa buri muntu wese. Aya masezerano yavugaga ko umudendezo w'idini ari impano twahawe n'Imana kandi ko nta muntu n'umwe kuri ino si ugomba kubangamirwa kubw'iyobokamana yemera iryo ryaba ryo ryose. Aya mategeko y'umudendezo w'idini agomba kuba ishingiro ry'ibanze rya buri muryango wose utuye ku isi yose. Kandi birakenewe cyane kubungabunga umudendezo w'idini mu bice byose byo ku isi yose. Tugomba kwamagana twivuye inyuma abantu bose barwanya iyobokamana iryo ari ryo ryose, abantu barema urujijo, abantu bateza amakimbirane bagatuma imiryango itandukana y'abantu, abantu bakwirakwiza iterabwoba ndetse no gukangana, kandi tugakora uko dushoboye kose kugira ngo twigizeyo abantu nk'abo ngabo baba bashaka kurema gutandukana mu miryango y'abantu maze bagatuma amahoro abura. Nk'umuryango ushinzwe uburenganzira bwa muntu wemeje ko umuntu wese agomba gukurikira iyobokamana ashaka kandi ko afite uburenganzira bwo guhitamo icyo agomba kwemera nta muntu n'umwe ubimuhatiye. Tugomba gukoresha igishoboka cyose rero kugira ngo uyu mudendezo w'idini ushyigikirwe ku isi yose kandi umuntu wese ahabwe uburenganzira bwo kwemera uko ashaka kose atabangamiwe na busa. Umuryango w'Abibumbye wagaragaje ko imvugo zose zigaragaramo urwango arizo ziteza amakimbirane ndetse zikanabangamira umudendezo w'iyobokamana wa buri muntu wese. Nk'abatuye rero tugomba guhaguruka tukarwanya abantu bose babangamira umudendezo w'abandi bitwaje imvugo zirimo urwango. Izi mvugo zirimo iterabwoba ni ikibazo cya buri muntu wese kandi iki kigomba kuba umurimo wa buri muntu wese kugira ngo duhangane n'iki kibazo cy'abantu bafite imvugo zibiba urwango muri sosiyete. Mr. President, thank you again for your initiative and leadership. Ndashaka gukomeza nshimira Perezida nanone kubwo ubuyobozi bwe bushyigikiye cyane gahunda y'umudendezo w'idini, kandi ndashaka gushimira kubw'uko wumva neza iki gihe turimo ukamenya ko tugomba kurinda umudendezo w'idini wa buri muntu wese. Ndifuza rero ko ufatanya n'amajwi y'umuryango w'Abibumbye yose kugira ngo duterane imbaraga hanyuma duteze imbere uyu mudendezo w'idini ku isi yose kandi tumenye neza yuko ushyigikiwe ku isi yose. Thank you. Nubwo iri jwi ry'abami bo mu isi bibumbiye hamwe muri uyu muryango w'Abibumbye aribo bazashyira mu bikorwa amategeko y'agahato ya Roma yo kurenganya bitondera amategeko y'Imana, nyamara turabona ko ku ngingo ijyanye n'umudendezo w'idini United Nations, umuryango w'Abibumbye, Roma na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga rumwe kuri ino ngingo. Bibiliya ivuga iby'abami bo mu isi aribo the United Nations ikavuga iti abo bahuje inama, abo bami bo mu isi bahaya nyamaswa ariyo y'ubupapa, imbaraga zabo n'ubutware bwabo bazarwanya umwana w'intama, ariko umwana w'intama azabanesha kuko ari we mutware utwara abatware n'umwami w'abami, kandi abari hamwe nawe bahamagawe, batoranyijwe, bakiranutse nabo bazayinesha. Ibyo bivuze ko n'abo bami bo mu isi bagiye kwihuriza hamwe n'inyamaswa ariyo y'ubupapa bw'i Roma ndetse no kwiha imbaraga zabo ngo barwanye umwana w'intama nk'uko Bibiliya ibitubwiye. Byerekana ko ibihugu byose byo mu isi bigiye gufatanya n'ubupapa na Amerika mu kurenganya abakomeza amategeko yose y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ellen White abisobanura neza iby'icyo gihe kigiye kubaho ubwo iyi mbaraga y'inyabutatu igiye kwifatanya, akavuga ngo nka Amerika, igihugu gifite umudendezo w'iyobokamana, kizifatanya n'ubupapa mu guhatira imitimanama no kwemeza abantu kubahiriza isabato y'ikinyoma ari wo munsi w'icyumweru. Nibwo abaturage bo mu bihugu byose byo ku isi bazabwirwa gukurikiza icyitegererezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amahanga yose azakurikiza icyitegererezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uko ubwo bwami buzugurura inzira, nibwo ako kaga kazagera mu bwoko bwacu bwose buri ku migabane yose y'isi. Abami bo mu isi bazagira uruhare rukomeye cyane bwo kubambura abantu umudendezo w'umutimanama wabo, kuko n'intambara izabera ku isi yose. Nk'uko tubibonye rero muri uyu mudendezo w'idini dufitemo abakinnyi batatu b'ibanze, harimo ubupapa, igihugu cy'ubuprotestanti cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abami bo mu isi ari bo muryango w'Abibumbye. Bose ubuhanuzi buvuga ko aba batatu bazihuriza hamwe mu ntambara ikomeye igiye kuza yo kurwanya Imana n'abayoboke bayo, nyamara mu bigaragara bose bafite umugambi umwe wo gushyigikira gahunda y'umudendezo w'idini. Aha rero niho ubwenge buri. Ufite ubwenge ntamenye neza icyo uyu mudendezo w'idini uhatse mu by'ukuri.
Ndashaka kubabwira ko iri zina umudendezo w'idini mu by'ukuri ni umwambaro iyi mbaraga y'inyabutatu yambaye kugira ngo ibone iturufu yo kurenganya ubwoko bw'Imana. Kandi ibyo si igitangaza kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abagabura ibyo gukiranuka. Abiherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Mu rwego rwo gushyigikira uyu mudendezo w'idini cyane, ubupapa, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'umuryango w'abibumbye bashinze undi muryango wihariye ushinzwe icyiciro cy'umudendezo w'idini ku isi yose, bawita International Religious Liberty Association. Bisobanuye ngo umuryango mpuzamahanga ushinzwe icyiciro cy'umudendezo w'idini ku isi yose. Uyu muryango uhuriyemo amadini anyuranye yo ku isi yose nayo avuga ko ashyigikiye gahunda y'umudendezo w'idini. Kandi uyu muryango wa International Religious Liberty Association ufite icyicaro gikuru mu muryango w'abibumbye kiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mujyi wa New York. Hari ihuriro ritangaje rero dushobora kubona ry'ibirimo birabaho uyu munsi, ari ryo nifuza ko turebaho kandi tuza gutindaho cyane. Biratangaje kubona umuyobozi mukuru w'uyu muryango ushyigikiye umudendezo w'idini ku isi yose ari wo witwa International Religious Liberty Association ku isi yose ni Dr. Ganoni Diop. Uyu Dr. Ganoni Diop akaba ari umuyobozi mu nteko nkuru y'Itorero ry'Abadventiste umunsi wa karindwi General Conference, aho ashinzwemo Public Affairs ndetse na Religious Liberty. Reka rero kugira ngo tubanze turebe neza ko uyu mudendezo w'idini ari igikorwa kitwikiriye umwambaro w'akarengane k'ubwoko bw'Imana, reka dukoresha amagambo y'umwuka w'abahanuzi mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 398 haravuga ngo ijwi ry'amahoro rya Roma muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntirisobanura ihinduka ry'umutima. Iryo torero ry'i Roma riba irinyambabazi aho rigaragara ko rikeneye gufashwa. Umwepiskopi witwa O'Connor aravuga ati umudendezo w'idini uzabaho by'urwiyerurutso kugeza igihe hazashobora gukorwa ikindi kintu kinyuranye nawo ntibigire icyo bibangamira abanyagatulika. Ijambo ry'Imana rero umwuka w'abahanuzi zigaragaje neza ko hari kuzabaho umudendezo w'idini by'urwiyerurutso atari by'ukuri. Noneho igikorwa kizavuka muri uwo mudendezo w'idini ntikigire icyo kibangamira abanyagatulika. Ubwo tugomba kumenya neza ko uyu mudendezo w'idini ari umwe mu migambi ya Roma yo gutuma bagera ku ntego zabo nk'uko tugiye kubigaragaza. Kugira ngo bitaza kuba amagambo yanjye bwite, reka twumve amagambo ya Dr. Ganoni Diop, umuyobozi mukuru w'umuryango ushinzwe icyiciro cy'umudendezo w'idini ku isi yose ari wo wa International Religious Liberty Association. Adusobanurire neza icyo uyu mudendezo w'idini bisobanuye kuri buri dini yose. Muraza gusanga neza ko izina umudendezo w'idini ritandukanye n'intego y'icyo bashaka kugeraho. Buri yobokamana ryose ryizera yuko cyangwa abantu bo muri iryo yobokamana bizera yuko bafite ukuri kuzuye, kandi ibyo ngibyo ni byiza cyane. Nk'Abahindu bita iyobokamana ryabo Sanatartarma, iyobokamana ry'iteka ryose. Bizera yuko ibibazo bya mwene muntu bikemuka igihe cyose umuntu aciye mu nzira yo kuvugana n'imyuka mu buryo bwitwa yoga muri Hinduism, kandi bafite uburenganzira bwo kwizera ibyo ngibyo. Iyo wumvishe abakristo nabo bafite aya mahame batsimbarayeho yo kuvuga ko bafite ukuri kuzuye. Iyo wumvishe abayisilamu nabo niko bimeze, kandi ibyo ngibyo ni byiza cyane rwose. Abantu bose bavuga ko bafite ukuri kuzuye, ariko kuvuga ko ufite ukuri kuzuye ntabwo biguha uburenganzira bwo kugusangiza na mugenzi wawe, cyangwa ko ugomba gukoresha agahato ku mutimanama we ukumusangiza. Ubwo rero ni byiza kwizera ibintu bitandukanye, ahubwo tugasangiza abantu amahame atuma amahoro dufite akomeza kubaho. Kandi nizera ko icyo ngicyo ari cyo cyiza kandi cy'ingenzi cyane, kugira ngo buri yobokamana ryose ryige ko rifite imipaka ritagomba kurenga. Uburyo bwiza rero ni ukubana mu mahoro ndetse n'umutekano. Gusangiza abandi ibyo wizera ni byiza cyane, ariko ugomba kubikora mu buryo utangamo amahoro. Bisobanuye ko ntugomba kugongana n'umuntu uwo ari we wese, ntugomba kugenda ubwiriza ko abandi bayobye. Niba uhora uvuga ko abantu bayobye, niba ivuga ubutumwa ryawe rishingiye ku kwerekana ko abandi bayobye,
aho ngaho uraba warenze iyo mipaka. Ubwo rero aya mategeko ya mwene muntu y'umudendezo w'idini ni uburyo bwiza bwo kutwigisha kubana n'abandi bantu mu buryo bw'amahoro, tutagongana nabo, tudababangamira, ahubwo tubanye mu mahoro. Ubwo rero umudendezo w'idini utwigisha kubana neza mu mahoro, kandi ibyo ngibyo nibyo twita amahoro ndetse n'umutekano. Mbese ibi niki bisobanuye mu by'ukuri? Ibi bivuze ko kubwiriza ariko ukagira ibyo usenya ku rindi torero mudahuje, uba utandukiriye amategeko y'umudendezo w'idini. Ni ukuvuga nk'urugero, niba abagatolika bemera ko bakizwa binyuze mu ntebe ya penetensiya, uzaba ubangamiye umudendezo w'idini wabo nuramuka ubwirije yuko ibyo abagatolika bakora byo gukizwa kwabo atari ukuri kw'ijambo ry'Imana, ko ahubwo umuntu yakizwa no kwizera Yesu Kristo wenyine. Ibi kandi bisobanuye ko amatorero yose agomba gukuramo ibibwiriza byose birwanya andi madini, mu rwego rwo kugira ngo hatagira umuntu uvutswa umudendezo we w'idini wo gusenga uko ashaka. Kandi iyi ni nayo mpamvu turi kubona ibibwiriza byose bivuga ku bahanuzi biri kugenda bikurwaho mu itorero, ni ukugira ngo amategeko y'umudendezo w'idini nk'uko Dr. Ganoni Diop bivuze, amategeko yayo atabangamirwa. ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje, inteko nini y'abantu bavuga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri, bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza n'ab'imigambi, bazaba babona ibintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye, aricyo ruhande rurimo benshi. Abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha izo mpano zabo mu gushuka no kuyobya abantu benshi, bazahinduka abanzi bakomeye babo bizeraga kimwe. Ubwo abakomeza isabato bazajyanwa mu nkiko gusobanura kwizera kwabo. Abo bahakanyi bavuye mu itorero nibo bazaba ari inkoramutima za Satani, zizabarega kandi zikabashinja zikoresheje amagambo y'ibinyoma no kubashyashyariza kugira ngo babateze abayobozi. Aya magambo arakomeye. Reka mbabwire, bazaba bagambanyi ba bagenzi babo. Niyo mpamvu abantu bazaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri kuri muri ubu butumwa. Icyo ijambo ry'Imana rivuga ni uko bazaba bagambanyi ba bagenzi babo, bazabashyashyariza mu nkiko, aribo nkoramutima za Satani, umwanzi arimo kubihimuraho. Ubu ndagira mbabwire ikintu gikomeye. Nubwo dushobora kubwiriza ubutumwa bwa Roma tukabuvuga cyane, nubwo dushobora kuvuga kuyoba kwayo cyane, nta na rimwe tuzigera dupfa guhura n'ingorane duterwa na Roma. Ikintu gishobora kugutangaza ni uko dushobora kuvuga ubugome bwa Roma hagahita harakara umuntu wicaye muri iri teraniro utari uwo muri Roma. Ibyo bintu ntibitangaje ra? Ku buryo ahita ahagarara arwanirira Roma cyane, anarakaye cyane, Roma yibereye yiri wagira ngo nta nubwo ari irimo ivugo. Satani azihimura ku bantu abakoresha imirimo yayindi y'inkoramutima, kugeza ubwo amera nk'ubabwiye ati nk'ubu mwigiraga ibiki. Uyu muryango ushinzwe umudendezo w'idini ku isi yose, International Religious Liberty Association, ufite aya mategeko y'agahato agomba kugongana n'umuntu wese byanze bikunze uzabwiriza ukuri kw'abamarayika batatu. Nyamara Bibiliya iravuga ngo, bene data mwahamagariwe umudendezo, ariko uwo mudendezo wanyu ntimukagire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo. Nibyo koko Imana yatanze umudendezo kuko ingoma yayo si ingoma y'agahato, nyamara ntigeze yishimira na rimwe ko abantu bagoma mu myemerere yabo ipfuye ngo bakomeze bakurikire Satani. Ahubwo niyo mpamvu yashyizeho ivugabutumwa ku bantu bose, kugira ngo abumva ukuri bakakwemera, babashe kumva ukuri kandi bakugenderemo. Igihe rero hashyizweho aya mategeko y'umudendezo w'idini atagambiriye guha umuntu uburenganzira bwo kuvuga icyo ashaka, ahubwo amubuza kugaragaza ukuri kw'ijambo ry'Imana, niba gufite aho kuza kubangamira mugenzi we, bigaragaza neza ko uyu ari umutego wa Roma. Imigambi ibiri rero yo gushyiraho uyu mudendezo w'idini nk'uko tubibonye mu magambo ya Dr. Ganoni Diop, icya mbere ni uguhagarika ivugabutumwa ry'ubutumwa bw'abamarayika batatu. Icya kabiri ni ukugira ngo Roma izabone uko itahura abatemera bose umudendezo w'idini, bakabuza abandi amahoro. Iyi niyo mpamvu Ellen White avuga ngo
umudendezo w'idini uzabaho by'urwiyerurutso kugeza igihe hazashobora gukorwa ikintu kinyuranye nawo ntibigire icyo bibangamira abanyagatulika. Kuko muri aya mategeko y'umudendezo w'idini nta kintu aza kubangamiraho Babuloni, kuko Babuloni ni uburyo bw'imyizerere itandukanye yose irwanya ijambo ry'Imana. Bityo rero kureka umuntu akaguma mu myizerere ye n'undi akaguma mu myizerere ye kugira ngo umuntu wese ahabwe umudendezo we, ntaho ibyo ngibyo bibangamiraho Roma, kuko iherezo rya byose Kiliziya Gatulika y'i Roma nihakura kunesha cyangwa nihakura imbaraga. Kandi aha niho tubona impamvu akarengane kagomba guhera mu itorero bwaryo, kuko abayobozi b'itorero ubwabo nibo babaye abibanze mu kwakira iyi gahunda y'umudendezo w'idini washinzwe na Roma. Kandi nayo mpamvu nk'uko nabivuze mbere, abanzi bakomeye cyane ari abakomoka mu itorero kurenza abakomoka hanze, kuko nibo bazaba ba mbere mu kubuzanya kubwiriza ijambo ry'Imana. Mu gihe cyose riri bugongane n'imyemerere y'undi, bazakubwira baturi kurengera umudendezo w'idini w'abandi, bakubwire bati kandi twe twemera ko umuntu agomba guhabwa umudendezo we w'idini no gusenga uko ashaka. Reka twumve aya magambo ya Hillary Clinton wigeze kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2016, aho ashimira ubuyobozi bw'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ko ari bo bavugizi bakomeye ba gahunda y'umudendezo w'idini ku isi yose ndetse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwaho. It's an honor to address the members of the Seventh-day Adventist Church. Ni iby'igiciro cyinshi kuganira n'abagize itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ndabibashimiye kandi bikuye ku mutima kuba ngize aya mahirwe yo kuvugana n'iri tsinda ridasanzwe ry'abagize ku kwizera. Ikintu kimwe nshimira itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi kiyongera ku kwizera kwanyu ni uburyo mufatanya n'abandi mu kwigisha, mu kubwiriza ndetse no kuvura, kugira ngo tubashe kuvuga ibyo twizera byose ndetse no kubaho uko dushaka. Dukeneye umudendezo. Umudendezo w'idini ni ibuye ry'imfuruka rigize iki gihugu cyacu gikomeye, kandi mbashimiye mu buryo bwihariye uburyo itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi rifite umurimo ukomeye wo gukwirakwiza umudendezo w'idini atari muri Amerika honyine ahubwo no ku isi yose. Kandi nishimiye no gufatanya namwe no kuzabafasha mu gukwirakwiza iyi gahunda y'umudendezo w'idini mu buryo ubwo ari bwo bwose, kuko nanjye nifuza ko umuryango wa mwene muntu wabaho ufite umudendezo. Abantu bacu ndetse n'igihugu cyacu tuzafatanya namwe rwose mu kurema ahazaza heza. None ndabashimiye kuko mwampaye umwanya wo kuvugana namwe. Imana ibahe umugisha, mwebwe umuryango udasanzwe. Imana ihe umugisha itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, kandi Imana ihe iki gihugu cyacu umugisha, Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Dushobora kumva neza rero impamvu uyu mudendezo w'idini ushyigikiwe n'ubuyobozi bw'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi cyane. Ariko ndashaka kubabwira yuko iyi mpamvu atari gahunda ikomoka ku Mana, kuko tubona ko ishyigikiwe n'ubwami bwombi burwanya Imana, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ubwami bw'Upapa. Kandi Yesu Kristo nawe akaba atarigeze avuga ko adusezerana igihe cy'amahoro muri ino si, ahubwo avuga ko ubutumwa bwe ari ubutumwa buzana inkota. Si we rero washyizeho igihe cy'umudendezo w'idini, kuko nta gihe cy'amahoro Yesu yigeze asezerana muri ino ntambara ikomeye umwanzi Satani arwanya ubwoko bw'Imana. Impamvu rero dusanga uyu mudendezo w'idini mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, kuko niho hantu hari abo isi yita abafundamentalist cyangwa se abihambira ku mahame barwanya ayandi madini. Ubupapa buravuga ngo abantu bose bihambira ku mahame y'imyemerere, abo bita abafundamentalist, bene abo n'ibyago muri rubanda, ni abanzi b'ubumwe n'amahoro. Aya ni amagambo Papa Francis yavugiye muri Abu Dhabi muri Saudi Arabia igihe yari yagiye gusinyana n'Abisilamu amasezerano y'umudendezo w'idini ndetse n'ubumwe. Ni iby'igiciro rero ko buri muntu wese agomba kumenya neza ko afite uburenganzira bwo kubaho uko ashaka, kandi ko nta muntu n'umwe uruta undi mu bijyanye n'iyobokamana. Tugomba kongera kumenya rero ko nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo kubangamira mugenzi we ku bintu bijyanye n'iyobokamana. Mu izina ry'Imana umuremyi rero, uburyo bwose bwo kwibasira umuntu bugomba gucirwaho iteka nta kwihanganirwa, kuko dutuka izina ry'Imana igihe cyose turikoresheje mu kugira ngo tureme imvugo zirimo urwango ndetse n'amakimbirane hagati y'abavandimwe na bashiki bacu. Nta muntu n'umwe ugomba kwihanganirwa igihe cyose akoresha iyobokamana mu buryo bwo guciraho iteka abandi. The enemy of fraternity is an individualism. Umwanzi w'ubumwe bwa kivandimwe ni abantu bihambira ku mahame, kuko abo ngabo batekereza yuko bagomba kugira ukubaho kwabo konyine, kandi bagatekereza ko bagomba gukoresha amahame yabo y'urwango mu kubangamira bagenzi babo, ndetse ntibashake kugira ngo bakorane nabo mu gukorera hamwe kugira ngo tureme ubumwe butanga amahoro.
umuco wo kugira imyemerere myiza ugomba guhora iteka ryose wigishwa ko abantu bagomba kurwanya imyemerere yose igambiriye kugira ngo icire iteka abandi nk'abanzi babo cyangwa se abahanganye nabo. Kugira ngo rero tuzabashe kuba no mu bwami bwo mu ijuru, tugomba kwiga ko tugomba gukorera hamwe, kuko ubwami bwo mu ijuru atari ubwami bw'abatandukanye, ahubwo ni ubwami bw'abishyize hamwe. None kugira ngo iyi gahunda y'umudendezo w'idini ishyirwe mu bikorwa neza hazasabwa iki? Umuhanuzikazi Ellen White abisobanura neza muri aya magambo mu gitabo cy'intambara ikomeye ku ipaji ya 319 ahavuga ngo, ariko mu myaka myinshi yashize mu matorero y'abaprotestanti hagiye habaho igitekerezo gikomeye kandi cyagendaga gikura cy'uko habaho ubumwe bushingiye ku ngingo zimwe na zimwe z'imyizerere ayo matorero ahuriyeho. Kugira ngo ubwo bumwe bugerweho, impaka zerekeye inyigisho zimwe batemeranyaho uko byagenda kose zigomba kurekwa, uko mu buryo bukomeye bwose zaba zishingiye ku cyo Bibiliya ivuga. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko kugira ngo ubu bumwe cyangwa se uyu mudendezo w'idini ugerweho, hagomba kuba ikintu cyo kureka ingingo zose zivuga nabi itorero runaka. Bisobanuye ko kugira ngo uyu mudendezo w'idini ugerweho, byanze bikunze mu matorero ya Protestanti hagomba kuboneka ukubaho kubwumvikane butemera ijambo ry'Imana, ahubwo burwanya ingingo zimwe na zimwe z'ijambo ry'Imana mu gihe cyose zigongana n'imyizerere y'irindi dini iryo ari ryo ryose. Niyo mpamvu rero umudendezo w'idini ari umwe mu mitego ya Roma yo kugira ngo ubu bumwe bugerweho, abantu ntibavuge ubutumwa bw'abamarayika batatu, ahubwo umuntu wese agumane ibyo yizera mu idini rye, undi nawe ibyo yizera mu idini rye, gutyo gutyo. Kugira ngo tubone neza rero ko tugeze muri kino gihe aho amatorero yose ya Giprotestanti agomba kumvikana kandi akabwiriza ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa bw'abamarayika batatu bukigizwayo, nubwo ko rwose kurimbuka gutunguranye kugiye kuza. Reka dukurikire aya magambo ya Pastor Ted Wilson yasohowe n'icyiciro gishinzwe itangazamakuru muri General Conference, nyuma yaho avuga ko nta tegeko ry'icyumweru ryegereje ndetse ko nta n'ibishyikirano Roma ifitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. It's a pleasure and a privilege. Ni iby'amahirwe ndetse n'iby'igiciro cyinshi kongera kubasuhuza mwebwe bari muri Saba no muri Malaysia. Ikibazo cyakomeje kwibazwa mu myaka myinshi, niba haba hari imishyikirano iri hagati ya General Conference ndetse n'uruhare rwayo mu gushyiraho amategeko y'icyumweru n'ibindi nk'ibyo ngibyo. By'umwihariko kandi abanyabinyoma batandukanye bakomeje gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga mu myaka myinshi bavuga ko Papa yaba yahuye na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa ko yaba yahuye na Perezida wa General Conference maze bakaganira ku bijyanye n'amategeko y'icyumweru n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ndashaka kubabwira yuko ibi ngibi atari ukuri, ni ibinyoma byambaye ubusa. Umuntu umwe uturutse ahantu runaka aragenda agahimba ibintu hanyuma akabishyira ku mbuga nkoranyambaga maze abantu bakizera ibyo basomye. Ndifuza ko musubira ku ijambo ry'Imana, mugasubira ku mwuka w'abahanuzi, mugasoma ibyo bice byiza biri mu ntambara ikomeye, mukamenya neza ko amategeko y'icyumweru azaza, akarengane kazaza, ariko nta kintu na kimwe muri ibyo ngibyo cyegereje cyane muri kino gihe. Nta kintu na kimwe muri ibyo ngibyo twigize twumva rwose. Itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi ni itorero rifite uruhare rukomeye mu kurengera umudendezo w'idini no kwishyira ukwizana k'umutimanama wa buri muntu wese. Twizera ko umuntu wese akwiriye umudendezo w'umutimanama we. Mwe kwamamaza ibinyoma, mwe kwamamaza amakuru adafite ishingiro, nimwamamaze ukuri. Umwuka wera azabibafashamo. Imana ibahe umugisha mwese kandi ntimutinye ahazaza, mwishyire mu Mana byonyine kuko izabarinda no mu bihe bikomeye cyane. Murakoze cyane kubwo guhamya kubw'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Maranatha. Iyi video yavuzwe ejo bundi mu mwaka wa 2017, ni nyuma yaho Papa avuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ni na nyuma yaho gahunda zikomeye z'ihindagurika ry'ikirere zishemo amategeko y'icyumweru zari zaramaze kujya ahagaragara. Ikibazo cyakomeje kwibazwa mu myaka myinshi, niba haba hari imishyikirano iri hagati ya General Conference ndetse n'uruhare rwayo mu gushyiraho amategeko y'icyumweru n'ibindi nk'ibyo ngibyo.
by'umwihariko kandi abanyabinyoma batandukanye bakomeje gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga mu myaka myinshi bavuga ko papa yaba yahuye na perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa ko yaba yahuye na perezida wa General Conference maze bakaganira ku bijyanye n'amategeko y'icyumweru n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ndashaka kubabwira yuko ibi ngibi atari ukuri, ni ibinyoma byambaye ubusa. Umuntu umwe uturutse ahantu runaka aragenda agahimba ibintu hanyuma akabishyira ku mbuga nkoranyambaga maze abantu bakizera ibyo basomye. Mwe kwamamaza ibinyoma, mwe kwamamaza amakuru adafite ishingiro, nimwamamaze ukuri. Bigaragaza iki rero? Ntabwo bivuze ko rero ko bamwe muri bano baba batazi ibijya mbere, ahubwo mu rwego rwo kugira ngo umudendezo w'idini utabangamirwa kuko ni nabo bawemeye, hagomba kumvikana ubutumwa bw'amahoro bubwira abantu ko nta kibazo gihari nubwo kurimbuka gutunguranye kuje kwihuse. Nanone kandi Hillary Clinton wigeze kwiyamamariza kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika akaba yarigeze no kuba umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika, asobanura neza amagambo ameze nka ya Dr. Ganone Diop asobanura ko umudendezo w'idini bisobanuye kutarenga umupaka uvuga iby'andi madini nabi. Reka twumve aya magambo yavuze. Mwiriwe neza, ni iby'igiciro cyinshi kongera kuza imbere yanyu kugira ngo mbasangize icyo leta yasohoye ku bijyanye n'umudendezo w'idini. Buri mwaka wose leta igaragaza uko yabonye umudendezo w'idini mu bice byose byo ku isi ndetse no mu bihugu byose byo ku isi. Dukora bino kuko twizera neza yuko umudendezo w'idini ari uburenganzira budashidikanywaho bwa buri muntu ndetse n'igikoresho cy'ibanze cyo kugira ngo amahoro aboneke mu muryango w'abantu. Uku nguku ntabwo ariko leta zunze ubumwe za Amerika zonyine zibibona, ahubwo niko ibihugu byose n'abantu bose bo ku isi yose babibona. Ibi ngibi byatangajwe neza mu mategeko y'umuryango ushinzwe uburenganzira bwa muntu kandi birinzwe n'isezerano mpuzamahanga ry'umuryango w'abibumbye, kandi bikaba biri no mu mategeko menshi y'ibihugu byinshi byo ku isi. Kubera yuko twizera umudendezo w'idini kandi tukaba turi abafatanyabikorwa muri wo, dushaka ko abantu bose bagomba kubaho bakurikije ukwizera kwabo nta muntu n'umwe ubabangamiye, ahubwo barinzwe na leta. Tubangamiwe n'ibyo tubona biba mu bice byinshi byo ku isi. Iyi nyandiko iragaragaza neza icyo umudendezo w'idini usobanuye, ko bwa mbere usobanuye uko umuntu agomba kubaho atanga amahoro mu buryo bwe ku giti cye ndetse no muri sosiyete mu bantu benshi. Umudendezo w'idini usobanuye yuko ugomba kuha abantu umudendezo bakabaho, umuntu akarera umwana we mu kwizera kwe ntawe umubangamiye, ko ugomba gusangiza abandi ibyo wizera mu buryo butanga amahoro, ko ugomba gusohora inyandiko z'iyobokamana ryawe mu buryo butaza kubangamira abandi, kuba wahindura ukwizera kwa buri muntu utamukoresheje agahato ahubwo umuretse akihitiramo, kandi anakuyemo ko amatorero yose agomba kubumbira kwifatanyiriza hamwe hanyuma agafatanya mu kurengera inyungu za rubanda n'iz'abantu bose muri rusange. Bivuze iki rero? Bivuze ko kubuza abandi amahoro witwaje imyemerere yawe, ibyo ngibyo nibyo isi yita kubuza abandi umudendezo w'idini. Kubangamira umudendezo w'idini kandi ni icyaha kigiye kujya gihanwa n'amategeko y'ibihugu. Reka twumve aya magambo ya Barack Obama wigeze kuyobora leta zunze ubumwe za Amerika, kuri ubu akaba ari umujyanama ukomeye wa Greta Thunberg, wa mukobwa wigeze kujya ahagurikira ibintu by'ihindagurika ry'ikirere akabirwanya ku isi yose. Obama avuga ko isi yose ikeneye kwibumbira hamwe kugira ngo ibone uko urwanya abadashyigikira umudendezo w'idini w'abandi. Kurikirana aya magambo ye. Abanyamerika bose bifatanyije n'abandi bantu bose mu kugira ngo duhagurukire kurwanya aba bantu bibasira abantu batagize icyo babatwaye. Tuzakora igishoboka cyose n'igikenewe cyose kugira ngo dufatanye n'izi nshuti zacu zose maze dushyire mu butabera abantu bose bafite iki cyaha cyo kwibasira abandi. Kandi ibi nanone biratwibutsa ko isi igomba kwibumbira hamwe, tukaba turi mu mwanya umwe tutitaye ku gihugu dukomokamo, kwizera kwacu ndetse n'uko dusa, maze tukarwanya abo bantu b'abaterabwoba bateye inkeke ku isi yose. Dushobora kandi tuzatsinda abo bantu bose babangamira umudendezo no kwishyira ukwizana kw'abantu bose bari ku isi yose.
Aya magambo ya Barack Obama avuze asa neza n'amagambo ya Papa Pius wa 12 aho avuga ko umuntu ubangamira umuryango mugari w'abantu bene uwo agomba kwicwa cyangwa agomba gukurwa muri sosiyete. Reka turebe aya magambo ya Papa Pius wa 12 mu rwandiko rwe yanditse avuga ko umuntu wese ubangamira umudendezo rusange w'abantu igihano cye kigomba kuba kwicwa. Yaravuze ngo biri mu bushobozi bw'imbaraga za leta kugira ngo bakureho umuntu wese uciriweho iteka kubwo kubangamira inyungu z'ubuzima bw'abantu, kuko kubera ko iyo akoze kubwo gukora iki cyaha uwo muntu aba yishyize ahantu bwe atagifite uburenganzira bwo gukomeza kubaho. Mutagatifu muri Kiliziya Gatolika witwa Thomas Aquinas nawe yemeranya n'ano magambo avuga ko umuntu wese ubangamira umudendezo rusange w'abantu igihano cye kigomba kuba icyo kwicwa. Reka turebe aya magambo nawe ubwe yanditse. Yaravuze ngo ubwo rero niba hari umuntu ubangamiye umuryango mugari w'abantu kandi uteje ikibazo gikomeye kubwo gukora icyaha icyo ari cyo cyose, ni iby'igiciro cyinshi kandi ni iby'ingenzi cyane ko uwo muntu yicwa kugira ngo harengerwe icyiza rusange cy'abantu. Joe Biden, umukandida ugiye kwiyamamariza kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka wa 2020, avuga ko azashyigikira umudendezo w'idini mu buryo budasanzwe kandi akarwanya bikomeye abahuza abandi umudendezo w'idini. Kandi biratangaje kubona amagambo avuga asa neza nayo abo bantu bo muri Kiliziya Gatolika banditse mu myaka myinshi ishize. Reka nawe twumve aya magambo avuga ku kintu kijyanye n'umudendezo w'idini. Ku isi yose aho tubona ibintu bikomeye cyane by'amakuba ndetse no kwangirika, biterwa cyane cyane n'abantu bashaka kwitandukanya bitewe n'imyemerere yabo bafite mu by'iyobokamana. Kandi ahantu ku kwitandukanya kubaye niho hahita hahinduka isibaniro ryo kwigomeka kose ndetse n'amakimbirane menshi. Tubona abicanyi bakomeye biyitirira idini ya Isilamu aho bagenda bakagoreka amagambo meza ari muri Korowani maze bakayakoresha mu kugira ngo bashyigikire ubwicanyi bwabo kandi atari ko byanditse. Uko kwitandukanya rero ndetse n'uku kuntu abantu bakomeza kwigomeka mu izina ry'iyobokamana nibyo biteza intambara nyinshi ku rwego rw'isi yose. Twebwe rero dushyigikiye umudendezo w'idini atari uko bikenewe ku mutimanama wa buri muntu wese, ahubwo kari cyo kintu kizatuma habaho umutekano ndetse n'amahoro no kugira ngo ukwigomeka kose kuri kw'isi gushireho. Tugomba no guhagarara dushikamye mu gihugu cyacu maze tugashyiraho abashinzwe kurinda umutekano kugira ngo umudendezo w'idini utabangamirwa. Dukwiye kurwanya cyane abantu bakoresha idini ya Isilamu mu buryo bwo kugira ngo bice abandi ndetse n'abandi bantu bose bakoresha iyobokamana mu buryo budakwiriye, kugira ngo tuzabashe kugira ahazaza heza kandi dufite umutekano twese. Iyi niyo mpamvu rero gahunda y'isi yita umudendezo w'idini ari umutego wa Satani muri ino minsi y'imperuka, aho ashaka ko abantu bongera bakagira imyemerere itandukanye nyamara bose bagahuriza ku bumwe bugambiriye kurwanya umuntu wese ubabuza amahoro cyangwa se umuntu wese ubabuza umudendezo wabo. Abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda. Icyo kirego kiroroshye. Abanzi b'amategeko ni iki? Na gahunda. Abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda. Reka nkubwire, icyo kirego kizatuma n'umuntu yumva kuba ataraguze imodoka ubifite uruhare. Bureka mbabwire, kugira ngo abantu bazarenganya abandi, abo bantu bazarenganywa bazabanza bashakirwe ibyaha babishyire mu mitwe y'abantu, abantu bumve n'ukuri. None se niba umuntu ari umuntu ubangaye imibereho myiza y'abantu, ubwo urumva bamugenza batabana, ubwo abantu bazamugwira bamugwe nabi ku rwego rumeze rute? Noneho umwuka wera azaba amaze gushira mu isi, abantu basigaye bakoreshwa na Satani batagifite ikintu kibaziga. Ibintu uyu munsi tutakwiyumvisha bizabaho. Ikibabaje ni umwiteguro. Abakomeza isabato muri bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda, ibyigenge kandi byangiritse. Ibyo ni ibirego, kandi bakaba aribo batuma Imana igiye gucira isi hiteka. Ubwitonzi bwabo no gushikama ku byo bizera bazabyita gukabya, kutava ku izima no gusuzugura ubutegetsi. Ibyo birego biroroshye. Gushikama ku byo bizera ni ubutagondwa, ni ubuhezanguni,
bazabyita gukabya, bazabyita kutava ku izima, bazabyita guhora umuntu buri gihe ashaka kugendera mu bintu binyuranye n'iby'abandi bagenderamo. Mbese kandi ibyo bintu ni gahunda ebyiri zizifatanya, abantu bazabikorerwa mu masinagogi no mu nkiko. Umuntu uzaba udafite ubuhungiro ku Mana, umuntu uzaba utariyeguriye Imana burundu, azahita aba nk'umuntu nk'ingata imennye, azabura umuntu yakwitabaza. Ubwitonzi bwabo no gushikama ku byo bizera bazabyita gukabya, kutava ku izima no gusuzugura ubutegetsi. Bazaregwa ko bahinyura ubutegetsi. Ababwiriza barwanya amategeko y'Imana bazatangariza ku ruhimbi. Ngo bazabitangariza hera? Bazatangariza ku ruhimbi ko abantu bafite inshingano yo kumvira ubutegetsi bw'isi nk'ubwashyizweho n'Imana. Bisobanuye ko rero nta muntu n'umwe mu babwiriza ubutumwa bwa marayika wa gatatu ukwiye kwemera kugendera kuri uyu murongo w'umudendezo w'idini, kuko ari umutego wo kwirengagiza gutanga umuburo ku isi yose, umuburo wo kutaramya inyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo. Hari ikindi kimenyetso kandi tutakwirengagiza cyerekana ko umudendezo w'idini ari impuruze y'uko itegeko ry'icyumweru naryo ryegereje. Amagambo dusanga mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 1 umurongo wa 9 havuga ko nta gishya munsi y'ijuru, ko ahubwo ibyabaye ari byo bizongera kuba. Kugira ngo umenye iby'igihe tugiye kujyamo, ugomba gusubira mu mateka ukareba uko mu gihe cya kera iby'icyo gihe byagendaga. Binasobanuye kandi uko ibihe by'itorero rya kera ryaciyemo byari bimeze, ni nako ibihe itorero ryo mu minsi y'imperuka rigomba gucamo bizaba bimeze. Kandi kuko tuzi ko n'itegeko ry'icyumweru mu gihe cya kera ryigeze gutangazwa mu gihe cy'umwami w'abami Constantine, ni nako rigomba gutangazwa muri kino gihe cyacu turimo, kuko amateka ari yazongera kwisubiramo nta gishya munsi y'ijuru. Ndabibutsa ko icyo ngambire ari ukugira ngo duhuze amateka, turebe iby'igihe cya kera n'igihe turimo, kuko ijambo ry'Imana rirabitwemerera. Nta yindi prediction, nta kindi kintu kidasanzwe cyo kuvuga ibigiye kuba mu minsi iri imbere ngambiriye kugaragaza. Mu gitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 6 herekana iby'amafarashi 4 ashushanya ibihe bikomeye 4 itorero rya Gikristo ryaciyemo mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa bwa mbere n'umwami w'abami Constantine wa Roma, ubwo yari amaze guha imbaraga ze za leta ubwami bw'ubupapa. Umurongo wa 1 uravuga ngo, nuko mbona umwana w'intama amena kimwe muri ibyo bimenyetso 7 bifatanyishije icyo gitabo. Numva kimwe muri bizima 4 kivuga ijwi nk'iry'inkuba kiti ngwino. Ngiye kubona mbona ifarashi y'umweru, uwicayeho afite umuheto, ahabwa ikamba, nuko agenda anesha, kandi ngo ahora anesha. Aherekana igihe ivuga butumwa ryatangiraga mu mbaraga ikomeye mu bihe by'itorero ry'intumwa. Umurongo wa 3 uravuga ngo, umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 2. Numva ikizima cya 2 kivuga kiti ngwino. Nuko haza indi farashi itukura cyane, uwicayeho ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane, kandi ahabwa n'inkota ndende. Ibi bigaragaza igihe gikomeye abakristo bo mu itorero rya Simuru n'abaciyemo, ubwo miliyoni nyinshi z'abakristo zapfaga kubwo kutumvira ubutegetsi bw'isi muri icyo gihe. Mbibutsa ko ahangaha turimo turareba inzira byaciyemo mbere y'uko itegeko ry'icyumweru ritangazwa mu myaka y'imigihe cya kera, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko ibyabaye ari byo bizongera kuba. Umurongo wa 5 uravuga ngo, umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 3. Numva ikizima cya 3 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'umukara, kandi uyicayeho yari afite urugero rw'indatira mu ntoki ze. Numva hagati y'ibyo bizima 4 igiswa n'ijwi rivuga riti, urugero rumwe rw'ingano rugurwe idenari imwe, naho ingero 3 za sayiri zigurwe idenariyo imwe, naho amavuta na vino ntugire icyo ubitwara. Aha ni mu gihe cy'itorero rya Perugamo, ubwo itorero ryahabwaga umudendezo w'idini. Mubyibuke neza kuko ni amateka igihe itorero ryahabwaga umudendezo w'idini n'umwami w'abami Constantino, kandi ubwo nibwo ijambo ry'Imana ryabaye ngume mu isi, kuko guhabwa umudendezo na Constantino byatumye itorero ry'icyo gihe ritakaza ubutungane kandi ryizera ko rifite amahoro ya leta. Ariko biratangaje cyane kubona uyu mwami w'abami Constantino watanze umudendezo w'idini muri icyo gihe ari nawe waje gushyiraho itegeko ry'icyumweru mu myaka mike yakurikiye, kandi ibyo ngibyo yabikoze abihatiwe n'ubupapa. Maze ibyo ngibyo bigatuma miliyoni nyinshi z'abakristo bari bariraye bazi ko bahawe umudendezo w'idini bagerwaho n'akarengane gakomeye bikozwe n'ingoma y'ubupapa yari imaze kugenzura leta y'umwami w'abami Constantino. Akarengane gakomeye kakurikiye icyo gihe cy'umudendezo w'idini watejwe na Constantino kavugwa neza ku murongo wa 7 w'icyo gice twari turimo turasoma, ahavuga ngo, umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 4. Numva ijwi ry'ikizima cya 4 kivuga kiti ngwino. Nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare igajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu aramukingukira. Nuko bahabwa ubutware kuri 1/4 cy'isi ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mu isi.
Mbese ni gute ibintu dushobora kubihuza n'igihe natwe turimo? Mwibuke ko izi farashi eshatu ziheruka aha habanza ifarashi itukura igaragaza ukwicwa kw'abakristo gukomeye kwabayeho, hanyuma hagakurikiraho ifarashi y'umukara igereranya gusubira inyuma kwatewe n'umudendezo w'idini w'umwami w'ami Constantino. Hanyuma y'ibyo ngibyo ariko hakaza ifarashi idasanzwe aho Bibiliya ivuga ngo uyicayeho yitwa rupfu, bigaragaza ubwicanyi bukomeye bwatewe n'ishyirwaho ry'itegeko ry'icyumweru muri icyo gihe cy'umwami w'ami Constantino. Reka turebe rero ko muri kino gihe dushobora kuhuza iby'icyo gihe bya kera ndetse n'iby'iki gihe turimo. Impamvu isi ivuga ko ishaka umudendezo w'idini muri kino gihe turimo ni ukubera ko ngo abarenga miliyoni 80 z'abakristo batuye ahantu aho bahura n'akarengane gakomeye ndetse no kurwanywa kubw'imyizerere yabo. Iyo mpamvu ikaba ari ituma isi yose ivuga ko ishaka gahunda y'umudendezo w'idini. Reka twumve aya magambo ya Donald Trump ubwo yari ari mu muryango w'abibumbye. Yavuze ko impamvu ari we mu perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushyigikiye umudendezo w'idini ari uko isi yose ifite ibice byinshi aho abakristo barenganwa bikomeye cyane. Reka twumve aya magambo ye. Today it's a true honor to be the first president of the United States to host a meeting at the United Nations on religious freedom. Uyu munsi ishimishijwe cyane no kuba ari njyewe perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugiye kuvugira ikiganiro mu muryango w'abibumbye ku ngingo ijyanye n'umudendezo w'idini, kandi ibi ngibi ndabyishimiye cyane rwose. Hari ibintu byinshi tuba twakoze kugira ngo tubigereho, kandi nanatangajwe cyane n'ino mibare igaragaza yuko ari njyewe perezida wa mbere ugiye kuvuga ku mudendezo w'idini. Ibyo birababaje mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Nishimiye cyane rwose rero kuba ndi kumwe namwe. Twakoze akazi gakomeye ko gukuraho itegeko nshinga rya Johnson mu gihugu cyacu, kandi nk'uko bigeze kubivugaho mbere, iki ni ikintu nongeye kwishimira kuvuga ko twakuyeho itegeko nshinga rya Johnson, maze ubu ngubu tukaba dushobora kumva abantu dushaka kumva. Ubwo ndimo ndavuga abayobozi b'iyobokamana, kandi ibyo ngibyo tukabikora nta muntu n'umwe uduhanye. Ibyo ni ikintu cy'ingenzi cyane, kandi nk'uko nabivuze tugitangira, nongeye kubibabwira rwose ni ikintu nishimiye cyane. Nshimishijwe cyane kandi ko umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres ari hano ari kumwe n'inshuti ze, arizo nshuti zanjye, ndavuga abayobozi b'isi. Njyewe ntabwo mbazi ari benshi, ariko ntekereza ko rwose wowe ubazi bose. Niba utabazi bose nta kazi na gato urimo urakora. Twishimiye cyane ko uno mudendezo w'idini uri mu banyamerika bose kandi bakaba bawushyigikiye. Approximately 80% of the world's population live in countries where religious liberty is threatened. Abarenga 80% batuye isi batuye mu bihugu aho umudendezo w'idini wabo wakumiriwe, ahandi ubangamiwe ndetse ahandi ukaba warakuyeho burundu. And when I heard that number, I said, please go back and check it because it can't. Ariko igihe numvaga iyi mibare naravuze ati nimugende musubireyo mugenzure neza, kuko hari igihe bishobora kuba atari byo. Ariko mu buryo bubabaje nasanze ari byo 80%. Igihe tuvuga abayuda, abakristo, abayisilamu, ababudiste, abayuzidi n'abandi bose bafite ukwizera gutandukanye babangamirwa, bagafungwa ndetse bakicwa bitewe n'uko bagaragaje ibitekerezo byabo. Ibyo birababaje. Uyu munsi mu ijwi rimwe rikomeye kandi riranguye rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, duhamagariye abagize ibihugu byose kugira ngo barangize akarengane gakorwa mu izina ry'iyobokamana. As president, protecting religious freedom is one of my highest priorities and always has been. Nka perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kurinda umudendezo w'idini ni imwe mu nshingano yanjye ikomeye cyane, kandi nk'uko yakomeje kuba ari nayo nshingano yanjye ikomeye. Umwaka ushize umunyamabanga wacu Mike Pompeo yakoze amasezerano mpuzamahanga kandi akomeye cyane, amasezerano asaba abantu bose kwita ku mudendezo w'idini. It is estimated that 11 Christians are killed. Icyegeranyo kigaragaza ko abakristo 11 buri munsi bicwa. Just think of this, 11 Christians a day. Ariko ndasaba kugira ngo iki kintu mukiteho rwose. Abakristo 11 bicwa buri munsi kubwo gukurikira inyigisho za Yesu Kristo. Mbese ninde watekereza ko ibintu byashoboka muri kino gihe? Mbese ninde watekereza ko byashoboka mu by'ukuri? No matter the case, America will always be. Tutitaye ku kintu icyo ari cyo cyose, Amerika izahora ari ijwi rikomeye ryo kurinda umudendezo w'idini ndetse no kurenganura abarengana kubwo gukurikira iyobokamana bashaka, ahariho hose ku isi yose.
In recent times, the world mu bihe byinshi byashize isi yose yagiye ihura n'ikibazo gikomeye cy'abantu bagiye babangamira umudendezo w'idini w'abandi mu bice byose bitandukanye byo ku isi yose. Ibikorwa by'urugomo rukomeye cyane ni uruguma kuri buri muryango wose wa mwene muntu. Tuzakora igishoboka cyose kugira ngo turinde umuryango wa mwene muntu wese ushingiye ku myemerere, kandi turasaba ibihugu byose kugira ngo byongere ibihano byo guhana ababangamira umudendezo w'idini w'abandi. There can be no greater crime than that. Ndashaka kubabwira ko nta cyaha na kimwe kigomba kuba gikomeye cyane ku isi yose nk'iki cyaha cyo kubangamira umudendezo w'idini w'abandi. The United States of America Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite uruhare rukomeye cyane kugira ngo zirinde iyi gahunda y'umudendezo w'idini. Ndashaka gushimira buri muntu wese uri hano. Imana ibahe umugisha, Imana ihe umugisha abizerwa bose, kandi Imana ihe umugisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero nk'uko byari bimeze mu mateka ya kera, impamvu umwami w'abami Constantine yashyizeho umudendezo w'idini yavuze ko ari ukugira ngo arengere abakristo bari bamaze igihe bicwa bo mu itorero rya Simuruna dukurikije Bibiliya. Nyamara igihe uyu mwami yashyiragaho umudendezo w'idini, haciyeho imyaka mikeya cyane hashyirwaho n'itegeko ry'icyumweru. Ikigaragara rero ni uko mu mateka y'igihe cya kera, kugira ngo itegeko ry'icyumweru ritangazwe bwa mbere, habanje kubaho gahunda y'umudendezo w'idini. Nyamara nk'uko amateka y'iryo torero ryo mu gihe cya kera yagenze, igihe bahabwaga umudendezo na leta y'umwami w'abami Constantine, hashize igihe gitoya havuka akarengane gakomeye cyane gatewe n'uko iyo leta yari imaze kwigarurirwa n'ubupapa, hanyuma igashyiraho itegeko ry'icyumweru. Ibi bishobora kutubera ikimenyetso kuko mu byahishwe igice cya 13 batwereka neza ko hari ubwami buzafatanya n'ubupapa mu kongera gushyiraho itegeko ry'icyumweru. Igihe rero isi iririmba ngo umudendezo w'idini, tugomba kwibuka aya mateka y'iri torero ryahawe umudendezo w'idini muri icyo gihe cyabo. Nyamara mu gihe gitoya cyari kiri imbere, ryari rigiye guhura n'akarengane gakomeye. Ubwo Bibiliya yavugaga ngo, nuko ngiye kubona mbona ifarashi y'igitare gajutse, kandi uyicayeho yitwa Rupfu, kandi kuzimu irimukingukira, nuko bahabwa ubutwari bwa 1/4 cy'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'ibikoko byo mu isi ndetse n'urupfu. Bikanatubera umuburo muri kino gihe, kuko igihe cyose leta ziririmba umudendezo w'idini, by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari ikimenyetso cy'uko akarengane k'itegeko ry'icyumweru ryegereje, nk'uko n'ubundi mu gihe cy'itorero rya kera umudendezo w'idini kubaho kwawo, akarengane gatejwe n'itegeko ry'icyumweru ryari rigiye gushyirwaho n'umwami w'abami Constantino afatanyije n'umwami w'ubupapa muri icyo gihe. Ndifuza ko dusoreza kuri aya magambo ya Amazing Discoveries, aho Walter White na Martin Smith bari barimo baravuga ku kintu kijyanye n'ibigomba kuba mu itorero, by'umwihariko kuba tumva ukuri kw'ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. So, is there a war around God's word? Oh, definitely. Mbese haba ari intambara igambiriye kurwanya ijambo ry'Imana? Yego, rwose irahari. Mbese ushobora kwicwa horwa iryo jambo? Yego. Mbese abantu bigeze bicwa horwa iryo jambo? Yego, barishwe amamiliyoni menshi. Mbese bishobora kongera kuba? Yego, kuko niko Bibiliya ibivuga. Mu bihe byose rero hagiye habaho kwigomeka kugambiriye kurwanya ijambo ry'Imana. Aya ni amagambo dusanga mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranyijwe volume ya 2, avuga ngo, nibaza niba ukwigomeka kwimbitse kujya gushira. Nimusome mu bakurambere n'abahanuzi ibyerekeye ukwigomeka kwa Kora, Datani na Abiramu. Uku kwigomeka kwakwirakwiriye hose gufata abantu barenze aba babiri. Kwari kuyobowe n'abatware b'iteraniro 250, bari abagabo b'ibyamamare cyane. Ibi bintu bituma ntangara cyane kandi nkibaza kuko ibya kera bishobora kongera guhura n'iby'iki gihe. Mbese utekereza ko twari dufite abantu mu itorero ryacu nk'uko byari bimeze mu gihe cya kera, abantu bigomeka ku ijambo ry'Imana, cyangwa bakigomeka ku bihamya by'umwuka w'ubuhanuzi? Mbese byashoboka ko baba ari abatwari b'iteraniro, abayobozi b'itorero muri kino gihe uko twabigereranya, bari muri kino gika cya Kora na Abiramu na Datani? Ibintu tugomba kubyibaza cyane. Mbese bashobora kuba ari abantu b'ibyamamare? Kwigomeka mukwiye kuvuga mu izina ryako, n'ubakanye mukavuga mu izina ryako. Hanyuma muzirikane ibyo abo bantu ba kera banyuzemo, ari byo bikomeza kwisubiramo mu gihe cyose cy'amateka y'isi. Ibyanditswe biravuga biti, ibyo byandikiwe kudugura twebwe abasohorewe n'imperuka y'ibihe. Urwa mbere rw'Abakorinto igice cya 10:11. Kandi niba abagabo n'abagore bazi ukuri, bitandukanyije cyane n'umuyobozi wabo ukomeye, bizatuma bakira umuyobozi ukomeye w'ubuhakanyi, aba ari wo bita Kristo, gukiranuka kwacu.
It is because ibyo bizaterwa nuko batacukumbuye ngo barengerwe mu birombe by'ukuri. Ntabwo bashobora gutandukanya amabuye y'igiciro n'ibindi bidafite akamaro. we dealt with the shaking. Twigeze kuvuga ku kintu kijyanye n'ishungura. Hagomba kubaho ishungura mu itorero, kubera ko dufite abantu mu itorero ryacu batizera ibihamya bisobanutse neza byo muri Bibiliya n'umwuka w'abahanuzi. Kandi uvuze ku bintu bijyanye n'igitabo cy'ibyahishuwe bakwita umunyabinyoma, kuko uba wahuje ibintu by'ubuhanuzi n'igihe turimo. Yego, kandi niyo ubikoresheje ukagira ngo ubihuze neza ugaragaze n'igihe turimo ko birimo birasohora, bahita bakwita ko uri umunyabinyoma. Yego rwose niko bakwita ngo uri umunyabinyoma. Nigeze kuganira n'umuntu umwe ambwira yuko umuntu wese wizera ko uri umunyabinyoma ni umuntu uba warize ibyo binyoma ariko ntabyemere. Ndabashimiye rero mwese abafashe uyu mwanya mugakurikirana. Itorero ry'Imana nshuti tugeze mu bihe bikomeye, bya bindi ntumwa zanyuzemo, sinzi inshuti niba